Hey guys, let me hope you are good and fine. This is your girl Shemsa, the hunter, the thinker, and the home guy, you know. Nk'ibisanzwe rero ni the CEO wa Death TV nk'usanzwe nk'uko murambibabwira sinshaka koza njyenyine sinavutse njyenyine kandi like hari abantu nyine akwiye kuba hari abandi. Rero nk'ibisanzwe uyu munsi ndi kumwe n'umwana muto. Uyu ni umwana. Rero yabibwira and then tukababwira nyine uyu munsi turashaka kuba kuri trending news hari nziza hari nimbi zimaze iminsi ariko ibintu byose nyine tugomba kubibamo twibwira mazina yanjye nitwa Mutoni Jadida nkaba ndi inshuti y'umukobwa mubona tukaba twarahujwe n'akazi nyuma turi inshuti cyane abakozi yitwa Jadida rero ni umuturanyi wanjye ni umushuti wanjye nkuko abivuze twahujwe n'akazi araza kubibabwira neza bibasobanuriye cyane ko kazi ke nyine ngiye ntabwo nkasobanukiwe arabibasobanurira abahena nimero mwamuhamagaraho nyine kugira ngo like azabahe serivisi y'akazi akora yajyaga ansiga makeup ntarabire kuna wayagahungu rero ukuntu bimeze uyu munsi turashaka kuganira kuri trending news hanyuma hari news nyinshi ziri gutrendinga gusa ndashaka kubanza guhera ku zimaze nk'igihe nyine dutangiye kubimenya niko navuga ariko ndashaka ko tubanza tukabivugaho mu minota mike nyine akambwira Bravan uramuzi nari muzi short wari umuzi yego wari umuzi hari indirimbo ze uzi nyinshi naramuzi waramukundaga no namukunza apfuye ariko si Imana impamvu njye mbere nari muzi nk'umuhanzi nyine numva indirimbo ye nkayikunda ko sinari ndi ngo ni muntu ki ibigwi bye ni ibihe niyo mpamvu mu Rwanda mugira ingeso yo gutangaza ibigwi by'umuntu ari uko yapfuye rero nanjye nakunze ibyo bigwi ari uko yapfuye nyine niko namenye ko ari umwana mwiza n'ibintu bye byose rero ubwo nabaye umufansi we yagiye nyine birumvikana ariko icyo kintu cyo ntaranakirengaho nicyo kibazo mwe mujye mudukunda niba umunda nyine munda ubimbwire like kubivuga napfuye nyine nk'abantu dukwiye kugravinga ariko niba nyine Jadida duturanye nkaba ntarahura ndi umusilamu n'ubundi turahura simuhe n'isalamu yapfa nkagenda nkarira ngo Mana ngo Jadida namukundaga ibyo utamubwiye hari kucyo wabivuga yagiye like nyine ko babivuze nyine yaramuzi kwanza like abantu benshi baramuzi he is a famous yari like he was a famous twese twari tumuzi twaranamukundaga ariko nyine nkuko wamenye ibigwi bye nyine yagiye nyine umaze kubimenya like nyine nkuko bivuze cyane cyane ko ari umustar nanjye ntago nahakana hari byinshi namenye ari uko yagiye ariko ngiye no musanzwe nari muzi like ntago twumvuga ngo nari muzi ngo twarahuye ariko byinshi nari mbizi ukuntu afasha n'ibiki nyine byarambaje ku ruhande rwanjye ariko se nyine wowe nk'umuntu nyine umaze kumenya ibyo bigwi bye nyuma nyine yuko umaze kumenya ko atagihari nyine wabifashe gute wumvishe bimeze gute none se nyine twabimenye yagiye wenda yaba agihari twari kumuha support ko dushoboye niyo umuntu mutaziranye akaba ibyo bundi wamufashamo ko natwe tuba tuziranye bandi tukabafasha ngo kumumenya nabyo bimwongerera ibi byongera nyine muri nkuko yafite music like akazi ko gukora music kandi turabizi kugira ngo bikunde bigere kure bisaba abantu ariko amaje gupfa nibwo twamenye ko yaharaniraga kongera urukundo mu bantu nta bintu by'inzangano yangaga kandi hari n'icyo twamwigiyeho yadusigiye ariko agihari ntabwo icyo kintu twari twarabashije kukimenya nese like nyine wari umuzimo nyine uzi uturirimbo twe duke nyese byarakubabaje hari abantu nyine baza bakanarira cyane n'iki nyine wowe bifashe gute wenda like utaramenya n'ibyo bigwi bye cyangwa nyine wumvishije inkuru nkuko natwe twayumvise gupfa ni ibintu bisanzwe tumaje kumenyera ariko iyo ubonye umuntu apfuye akiri muto bigushengura kuruta umuntu upfuye yari akuze nta muntu rupfa rwa Bravan rutashenguye yari umwana nibwo yari agitangira nyine kuba mukuru kugira intego y'ubuzima tugiye kubaka urugo ngiye gukurikizaho ibintu ari gupanga ubuzima bwe bw'ahazaza nta muntu bitababaje nibe na yanga yarakuze hari ibyo yari yarageze nawe birababaje nta muntu bitababaza ariko nibe nawe ako Bravan yarakenyutse pe nta muntu bitababaje cyane ukuri
ya birumvikana awuguzi gupfa nyine like at least utavuze ngo nda ushinze n'urugo erega baravuga ngo ubukwe bw'umuntu ni butatu no kuvuka gushaka ndetse no gupfa ubwo rero nyine umva hari stage yasimbutse yagiye adakoze like nyine turihanganisha cyane umuryango we abavandimwe be ndetse nyine n'umuryango nyarwanda muri rusange ko yarafitiye akamaro igihugu yahaye ibyishimo abanyarwanda mu buryo bwinshi bugiye butandukanye aho yagiye afasha nyine nabo bihanganye kandi nyine ntabwo icyo twakora ntabwo twaheranwa n'agahinda kuko naho ari ntabwo yaba proud yo kubona abantu yasize bari bahora mu marira sibyo nyine ni ukwiyubaka abandi nyine bashoboye bakabagira ikirenge mu cye ariko nanjye kamubaza hari ibintu nabonye kuri social media ngo bagiye kumuhesha icyubahiro muri Afrika yose ibyo bintu nibyo icyubahiro batamuhesheje kiriho bakaba bakimuhesheje apfuye ibyo bintu urumva ari byo bisobanuye oya njyewe iyo like I was somehow busy ntabwo nigeze njya kuri social media cyane gucyo kintu ngo nyumve ariko ngiye ku ruhande rwanjye no icyabaye cyo cyamashe kubona ngo twamugarura ariko biramutse ari ngiye ku ruhande rwanjye bitewe nuko mbyumva ko bizaba numva ibintu mu buryo butandukanye nje nakumva ari byiza kuko iyo umuntu apfuye yego ntabwo umugaruye ariko at least haba hapfuye umubiri ariko nyine ukomeje ukamwibuka ukamuhesha icyubahiro aba yagiye ariko at least afi bitewe n'ibikorwa bye yakoze bikagaragara nyine ko comment z'abantu bamwe bari kuvuga uti icyo cyubahiro bagiye kumuhesha yapfuye bakagihaye ababyeyi biwe bakagenda bakabafasha ntabwo ndi kubisobanukirwa bari ubwo buryo nyine benda kumuheshamo icyubahiro ni gute ntabwo barabitangaza ko batangaje ko bagiye kumuha icyubahiro mu rwego rwa niba ari East Africa na Africa yose muri ibyo nujya urahita tubibona abantu bakavuga uti bagafasha ababyeyi biwe ibyo cyubahiro bagiye kumuhesha yapfuye nta kintu kiri bumumarire niba ari ayo mafaranga bari gushoramo bakaya ababyeyi be bakagira kuko nanjye nyine cyangwa iyo album ye bakayisohora iyo album yari yarasize ayo mafaranga akora bashobora bakayisohora aho kugira ngo bagende kumuhesha icyubahiro barakora iki baratumira abantu bamuhereza ibikombe aranapfuye nta kintu biri mu marire aho ngaho turi kubyumva kimwe nyine nanjye nyine Lemme Hope ko nyine ikintu bavuga ko bashaka niba kuko bazabikora kumuhesha icyubahiro byaba nyine byazaba like byabazabagira nyine positive effect ku muryango we bikagira icyo bibafasha kuko otherwise ntacyo byaba bimaze wamuganira ibyo bikombe se bazamuha ntabwo byazamugeraho ariko bafashije umuryango we byaba nyine biri like biri important kurusha kuba bagenda kubuha ibikombe nkuko bivuga nyese arabifata se yego biramira nka stay in the life kuba nyine bakimwibuka adahari ariko nyine bibaye ntacyo biri bufasha umuryango we cyangwa inshuti ze cyangwa nyine like abantu bari hafi cyangwa umuryango we ntacyo byaba bimaze bino bintu byuko yari afite umusheri warabyumvishe shabi babibabaje kurese ubwo kamaze nkubaza uri nko mu situation yo mukobwa wabigenze wari ufite umusheri mwendaga kubana nkapanga iboro byose waravuze ubu byumvishe ko wari wapanze ngo n'ingano y'abana bazabyara shamani okay sheri wiwe ahari bano barakomera biragora kubura umuntu nyine wabikora mutarana mwarabanye nayo ariko kuri abatarabana yababaye cyane kuruta uko baba ni agasiga basana guteye ninda ukavuga ati nibura ngiye kumubyara kuri yababaye cyane kuruta uko wapfisha umugabo mubana mwararangije kubana mwaranabyaye ariko bizashira ntabwo yaheranwa n'agahinda bizagenda bishira Imana izamufasha uzi ko nibigora uzi kujya gupfe kuvuga ngo ugiye kugira urundi rukundo ukundanye n'undi muntu biva kuri ntabwo byafasha ko umuntu akunda kabiri umuntu akunda remesha ibintu byose ashaka azi ko kazanashaka n'undi mugabo kuko ntabwo yabaho gutyo ngo Bravan yapfuye ariko biragoye nyuma n'abantu nyine just kugira ngo wuzuze iyo nshingano uvuge ngo nyine ndi umuntu wese no muri Islam kugira ngo wuzure umuislamu wuzure ashaka ariko ntabwo ubu nyine nawe yarabivuze ko nawe wawe yarabivuze ariko kuri IG narabibonye ko na like nta muntu uzamusimbura hari akandi kamwe nshaka kubasaba ngo tuvugeho gato mu masegonda make like ni ikiganiro nakoze muri previous video nyine ni wowe wabifashe gute urabimbwira mu magambo make kiriya kintu cyo kumva ko umuntu nyine ngo wambaye ikintu kigufi cyangwa nyine ibintu byo gutegeka abantu umuntu yambara ibintu umuntu yambara cyangwa se ngo wambaye ibintu bigufi ngo bakamufunga n'ibiki nyine bifata gute mu tuga mu magambo make cyambere nyine igihugu gifite umuco wacyo agahugu umuco kandi cyemeye no gukolonizwa ntabwo byabyemera nubwo tukiri mu bukoloni nyine ntacyemeye gukolonizwa nyuma kiba independent rero abo bakoloni bazanye imico yabo bayidushyiramo
yo kwambara imyenda kandi mu muco wacu ntago iyo myambaro habaga impuzu n'impu byane twambara nyuma haza independence y'ubuhoro ubwo iyo mico y'abazungu iragenda ko nigeze iba mu baturage mu mutwe cyane ko niba iburaya umuntu ashaka gusohoka yambaye ubusa kagenda nta n'umuntu umuvugishije wowe uri hano uri burebe kuri Instagram ubone Rihana yagiye kuri stage yambaye ikariso nanjye ejo ndatwika ndinde wo kudatwika ejo ndatwika nanjye ngende nyambaye rero ndumva kereka baciye kwigana abantu bo hanze bagaca ama social media bagaca ibiki kuko tugasubira ku ngo no ku Kinyarwanda tugasubira kuri kuko sha ntago bazabafunga ariko ntago bizacika biragoranye nyine biragoye biragoranye bizanavunana ariko abanyarwanda barumva turumvira tuzabivaho ngo nitinyuka urashoboye ariko biriya bintu byo nyine buriya nyine ukuntu bimeze nitugira umuco ariko nanone ntabwo wa mugani wawe uvuze ikintu ntari nigeze numva undi muntu avuga gishyashya nyine kuri iyi trend nyine icyo kintu nyine baradukolonije twaribohoye pe ntabwo tukiri mu bukoloni ariko nkuko nyine n'urugero nk'icyongereza n'igifaransa cyo kwa dusi Inyarwanda gusa reba ko ubu nta kera wasanga umuntu yitwa ngo Mukamana n'irindi zina ry'Inyarwanda sibyo ntibe yitwa Shemsa cyangwa yitwe ngo Christian cyangwa yitwe n'izina ibyo nyine byo biracyahari kandi gatutse mu gukora yego ko kera ahubwo wabaga udafite n'izina ry'Ikinyarwanda ntibaguhiranga mu nje papa wanjye yitwaga Hamisi afite n'izina rya papa we Selemani agenda bamwimiranga mu no paka ashaka izina ry'Ikinyarwanda bayimuharuka ry'isi ariko ubu ngubu uraba ufite niyo waba udafite n'Ikinyarwanda like ikintu dukwiye gukora icyo ngiye numva nyine gikwiye gukorwa nyine nabyita gute ababunuza nyine bagakuraho byo nibibi biba bisa nabi ariko none ntuvuge ngo umuntu yambaye ijipo igeze ahantu ugiye kumufunga niba ushaka ko nabireka mwigisha kuko kuza kumushira ipingo rega n'ubundi abanyarwanda bajyaga bavuga ngo like ntago inkoni ivuna igufwa ntivuna ingeso nyine tugerageze ibyo batubwira tubikurikize ariko nabo nyine uko nabivuze mu muco nyarwanda ibintu bikemukira mu muryango nago niba turunda muri gereza muri gereza aho tuzabona icyo twambara ndetse iyo bagufunze baguha imyenda oya nibagerageze nyine baganiriza abantu nta nubwo kwanza ndimo ntabwo byambara abantu babyambara nyine babigerageza babigabanya ko nabo ba papa bacu bakabera bagerageza bashyiramo imiyaga like tuzabyumva twe turi abantu bumva ikintu numva iyindi trend nakumva twasorezaho hari ikintu kimaze iminsi kibaye mikeya nyine uriya njye mufata nk'umu legend kuko Bruce Melody umuntu maze imyaka 10 muri uyu muziki naga ameze nk'abo bana bagiptinata nyine hari ikintu twumvise ngo yagiye mu Burundi baragira nyine baramufunga nyine ngo bamuhote n'ibiki wabyumviseho nje byarambabaje like nyine wewe wabifashe gute ese nyine ukuntu wewe wabyumvishe n'ukuntu wabisomye kuko nyine abantu benshi bari kubivuga ukuntu bitandukanye nje Bruce Melody ntago ari umuhanzi murikira cyane uri kumva ariko gufungwa kwe ndumva nta muntu bitabaza ko nta muntu wishimira agahinda kundi ariko nigeze kumva ko yashinjwaga icyaha cy'ubwambuzi ntago ari ubwambuzi ukuntu byagenze ni bya biboro nyine kwa kundi tukiri muri corona urabizi ko hagamo nyine bakagera kuvuga ngo nyuma y'icumwe cyangwa by'umweru bibiri turahita dufunga yari afite show i Burundi irangije nyine barabihagarika nyine kwa kundi nta makuru ndetse bimaze imyaka 2 kuki icyo gihe batamwishuje nuko bamuguze ahubwo nyine ikintu cyabayeho byarahagaze abarabibabwira nabo barabyumva kubera ko nyine hari impamvu ntago yajya hejuru y'amategeko urabizi n'abasirikare babaga baje mu kibari bagafunga ntago babagiraga like nta muntu muri make turi muri leta y'ubumwe nta muri hejuru y'amategeko ntago yari kugenda nyine akajya gukora ibyo bintu ahubwo ikintu cyabaye like ntago from my side ntago nkunda kwinjira mu bintu bya politiki ariko ikintu kirimo nyine nuko atari ibintu byiza like babikoze mu bintu bitaziguye ariko nyuma y'ibyo icyo dushimira Imana nuko ameze neza yego kandi nyine bamwatse amafaranga ariko yaratanze kandi byagenze neza kandi yaratwitse kuko yasubije ayo yatanze bamwatse yasubije ayo yarahawe nta nubwo yahawe amafaranga nuko utanabizi ahubwo ngo ni amafaranga bateguriye bari bategurishije icyo gitaramo ari buze gukora
umuntu wari wamutumye ko nta mafaranga yari yamuhaye ubwo nyine ibintu yakoresheje nyine yari no subo ubwishyura umuntu imbere ariko nyine icyo dushimira Imana gusa nyine iki nyine yarasubije gusa nyine wabona n'urugero umusanzwe uza gutumira kumubona araje afite team bagiye gukora igitaramo afite ibitaramo byinshi cyane wangize ugahita ukamufumva ni ishusho mbi at least uriya n'umuntu afite aho aba afite urugo afite igihugu abamo ntago wamushaka ngo umubure ahubwo urebye nyine niba baranamwishyuje wenda yaranakwiye kwishyura babikoze nabi ariko ikiza nko mbikubwira ngiye mufata nk'umu legend yaragiye ariko ntukajye wibagiza ko n'abahanzi b'iminsi baba bashaka agatwiko babona ari no kumenyekanisha ukamenyesha igitaramo bakagufunga nashaka n'agatwiko katinjiza ugatanga n'amafaranga yaba ari kagatwiko katinjiza wabonye sheke se ariko yatanga Urajya gusohora indirimbo ukabanza ugakora akantu k'agatwiko kugira ngo indirimbo washajye impamvu nakemerera muri prank muri ibyo biboro by'agatwiko mani njye nakundaga ntabwo mbese barakundanaga cyangwa batakundanaga nyine gusa nakundaga uburyo tukatuvuga ko bara besties nuza uriya Juno Kizigenza na Ways uri kumva noneho ikiriya kintu nyine uribuka ko ibintu byabo bitangira bagenda gutandukana bavuga ngo ni prank ngo ni agatwiko bikirangira atabaye agatwiko bakangana kugira n'isasi sinisira muri prank simbikunda ibintu by'agatwiko ngiye kandi ahantu agatwiko nemereye ko kaba Bravan arwaye bana nakire Bravan arwaye hari umuntu amwitira akajya asaba amafaranga kumva noneho Bob aramwatsa ngo uti Bravan ibintu uri kubibona ngo nabibonye nese kumbura bitakobaje ngo mwihorere wenda inosaga nyine akundaga kwita ibintu byengo saga inosaga yazatuma arena yuzura kuri album yindi baje kureba umuntu wasabirizaga ari umuhanzi bari kumva nta kintu byamubwiye kuko byari biri gutuma oya mani ibiboro by'agatwiko nyine ibintu by'agatwiko ndabyanga nyine narikundaga nk'umuntu ukeneye like kugira ngo ngire audience nyinshi gusa sinigeze mbikora nari ndi mu bantu babipanga ko narabiretse ko nyine hari igihe utwika ushaka gutwika ugashya birashoboka agiye ukora iki ndaguha nk'urugero aranyica hari unshuti wanjye Silvizo uri kumva hari saga yigeze kubaho uri kumva oya nta bitanje n'uniga yanjye arangije nyine ngo akora ibiboro ashaka gutwika mani ko byanjye bagiye muri Rib na Brian ibyo ntabwo ugeze ubyumvaho yaragiye nyine akazatuka Brian akazagira ibiki n'iki Brian byarangiye agiye kumurega muri Rib man biba birebire nuko Brian araciringa niyo mpamvu yagize niyo mpamvu yamubabariye ariko urumva igihe agatwiko ushaka agatwiko ko kinjiza ahubwo watwika ugashya ari wowe muri aya mukobwa ashakira agatwiko kuri Clarisse Karasi nkandero mwana w'umukobwa siyazimye ubwo hano mu Yesu mundi yaravuze ati nubwo yanyihakanye nanjye singimukeneye ariko ushaka ari umufazi bwanjye nawe n'ubu ntago bihakana yaravuye mu cyaro nje kumushaka aranyihakana naye yagonye umukeneye ejo bundi nawe n'undi mwana uri kuvuga ngo ndi muri muna ngo Afrique ngo nyina ndamuzi wiga kankiga yego sha kipeti ariko uriya nibyo kuko njye story yose narayumvisha ushaka ko ari ibyo nyuma ya kamera ariko nabidanje naramubwira ukamutumira akazi yiga kankiga arigana na muri tuzamubaza twumva ariko rero rwose ibyo ibintu by'agatwiko katinjiza kuririmba mwana afite n'Imana azi no kuririmba ahubwo Afrika ashobora kuba yarazamutse Afrika nonyumva nuzanga bitewe ndakahita mwiryaho oya sha ariko kubera byose kamaze ubu ngubu ukamaze nkubaze ubu wazamuka ukanga muri none binabavuga ngiye mavuga kara gatwiko ngo yarantaye Afrika n'umuntu wananirwa no kuzana muri umuntu nawe ngamubanisha aho baba uri kumva bishoboka erega Afrika indirimbo ye ya mbere agatunda yafashijwe na Njoga ndabizi Njoga ni inshuti yacu umva y'umuryango cyane nanjye aranzi none ambona uzagaruke ubwire uti narakubonye uri kumva uri kumva rero Njoga wenda ntabwo mbizi cyane ariko na support iri hejuru cyane yabona yarabivuze man nanjye namonye kuri live yo kumanaginga umuhanzi nyine ngo bijye kure no Afrika base bamutwara indi management yasitwa rero nta kuntu nawe yaba ari guhasoringa ubuzima bwe ariko ubwubaka bundi bucya ngaye kuzana muri umuntu nawe bijyemo nese babeho gute
reka nawe abanze yiyubake akomere then nawe azane muri shaka mene se uko nje ko nakazi ngira ko naki unananirwa kumfite mu wanjye ubwo nawe mfite nananirwa kumushyira hariya ko nashaka kuba mu buzima buri hejuru wenda wo ushaka muri ubwo buri hasi oya wikira hasi nta muntu udakunda kujya hejuru ahubwo nyine nge mbamuna bira bora bari plank akaza ngo ngiye ngo ndi muri umunango ngo Karise Karasira ngo ngiye ngo yarantaye asagutagura none se iyo Afrika bibonye avuga iki avuga ko nta kintu bivuga Karise Karasira ko yagiye akavuga uti ntago ari byo yawe tumureke ntago ari byo ko Afrika ataragera avuga ngo ntago ari byo urabona njye avuga ngo ntago ari byo nyine wasanga kiri kubyiga wese tuze Karise Karasira wese bivugaho anyway nje na Darundi turavuga koko twaceceka reka rero tuzakomeza ubutaha turi kubabwira ku bintu biri trend nyine muze muwa muraha ko ibintu bigiye hagiye gushya icyo nasoza amabwira we are here to stay turi hano every day tujye kujya tubahiriza ibiganiro nimuzantenguhe twashare bya danje muri abantu banje murabizi ndabakunda naho utaha rero